2025 hari umugabo witwa Emmanuel Nude w'umunigerian, ariko hari abantu batinyuka. Uyu mugabo yibye miliyoni 242, murabyumva? 242 million, ubwo ni amamiliyari y'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga yibye muri iyi myaka turimo, nyuma y'imyaka 30, ni nkaho hari hafi miliyari, igice cya miliyari gutyo. Aba ari wenda hari ukuntu amafaranga agenda azamuka, batuti niba yari miliyari 200 muri uyu mwaka, aba ari miliyoni 400 miliyari. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye Amahoro, aho mwaba muri hose ku isi. Tugeze kuri 600, abantu 600. Murakoze, amashyi n'impundu, amashyi n'impundu. Uyu munsi rero tugiye guhindura ukuntu nabagezagaho inkuru, noneho ngiye kubabwira inkuru z'abantu bakoze ibintu bidashoboka muri iyi si. Njyewe rero nkaba narakoze muri banki imyaka myinshi, mbere ko njya mu bintu by'ubukerarugendo nakoraga muri banki. So izo nkuru rero ni abantu nyine bakoze ibintu bihambaye. Iyi weekend reka tugerageze ndebe ko wenda amaviyo yanyu muyazamura, kuko nabona izindi story nta kigenda. Reka tugerageze, sibyo? Uti byagenze gute rero? Fata icyayi, witegure urebe video, ndakubwira. Ugomba kumenya aya makuru, kuko ese baramufunze byagenze gute? Yabigenjeje gute no mugabo? Uyu mugabo witwa Emmanuel Nude akomoka muri Nigeria. Abanyageni baratinyuka no kuri kw'Imana. Hari abescrow iwacu tugira abasikama nyine, nanjye wanyifatiye i Kigali antwara miliyoni 3 akuze yarenze. Anyway, abanyageni baratinyuka. Anyway, tujye muri story. Uyu mugabo Emmanuel Nude yakuriye mu bukene. Ntabwo ubuzima bwe mbere yuko aba umuntu ukomeye, yes, yaje kuba umuntu ukomeye, ntabwo yari umuntu gusa uri ku muhanda. Ntabwo ubuzima bwe bwa mbere nyine buzwi, usibye ko yari umuntu w'umukene, ariko akaba ngo yarakuze yifuza kuba umukire. Nuko rero yaje kugera muri ibi kubaka nyine iyi scam iri muri zimwe za mbere mu isi zihambaye. Ariko yari intiti, yarazi n'intiti, ntabwo yari intiti, aracyariho. Yarazi imibare cyane, nuko yabashije kujya muri banki akoramo, aza no kuba umuyobozi, umwe mu bayobozi bakuru, director ba Union Bank yo muri Nigeria. Ubwo yaramaze kugira ahantu heza, ahembwa neza, ariko hari abantu niyo bagera ku bintu byinshi mu buzima ntago baba bishimye. Muracyahari? Atase niki nakora? Man, niki nakora kugira ngo nanjye nyine mbe umukire uhambaye? Ati uretse ubwo muri iyo myaka niho baba bamaze kubaka umujyi wa Abuja. Ashaka abandi bantu nyine bakora team. Aba Nigeria rero nkurikiza amastori ngenda nkurikira, barakorana kandi barakundana. Ashaka team. Muri iyo myaka rero abatoya ntabwo twagiraga internet ihambaye, cyane mu bihugu bindi muri Amerika twakoreshaga fax. Bakora igipapuro cy'impimbano, giturutse muri ministeri ya aviation, ibijyanye n'indege n'iki. Baragikora neza, bandikaho yuko hari umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege gishyashya muri uwo mujyi Abuja. Bari bamaze kwimura Lagos, barimo kubaka Abuja. Bati uyu mujyi urimo kugenda uzamuka muri 95. Bati barimo kubaka imishinga, muri iyo mishinga harimo kuzamo ikibuga cy'indege.
nuko iyo fax bakoreshaga fax nyine kera nibyo twakoreshaga nta fax bwari uburyo nyine bwo kohereza impapuro mu isi yose na fax hari n'ahantu bakizikoresha niba wakoresheje fax yandika muri comment nuko rero bohereza mu bihugu bitandukanye mu mabanki atandukanye mu isi yose hanyuma baricara bararindira 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 babona igisubizo giturutse muri Brazil wasubije ninde ni umugabo witwa Nelson Sakaguchi. Nelson Sakaguchi yari umwe mu bayobozi ba banki Noroeste yo muri Brazil ati no proje yanyu ndumva ni nziza cyane mwangezaho amakuru menshi ubwo nyine yari abasufashe kuri fax Emmanuel ati turamubonye ubwo muri time ye ntabwo yari Emmanuel tuzi ubwo yahise muri time ye nyine barahimba bati okay Emmanuel wowe urabura uri Paul yari umuyobozi wa Central Bank banki nkuru ya Nigeria ubwo nyine aba ari umuyobozi nyine yiyita umuyobozi wa banki ya Nigeria nkuru hanyuma undi yigira deputy governor nyine umwungirije hanyuma undi yigira director of aviation ushinzwe ibintu nyine byo mu kirere gutyo barahamagara bati Nelson bite amakuru umushinga wacu n'uyu ubwo nyine hari ukuntu bamubwiye bakoresha charme nyine Nelson ati okay ndumva ibintu bimeze neza ati twahura Emmanuel ariko urimo kwigira Paul ati duhurire ahantu ariko ntabwo nifuza ko duhurira muri Nigeria cyangwa kuko uyu mushinga uracyari confidential n'ibanga ntabwo wari wasohoka ati sawa ati duhurire muri London haribi ubwo nyine gahunda nyine bazishira barazipanga guhera muri London London ni heza ubwo nyine icyo gihe nyine kigeze Nelson Sakaguchi ajya kumwakira ku kibuga cy'indege bamwohereza limousine bari bakodesheje kumva ko yari azi ko arimo kuvugana agiye guhura nande na governor wa Central Bank ya Nigeria ntabwo hari internet ngo arebe sinzi impamvu agatanabirebye mu bundi buryo bamushyira muri hoteli nziza umugabo ati kabisa this is life ubwo nabo baraza nyine na team bari bateguye byose neza bakoze impapuro z'impimbano project ikibuga cy'indege kitabaho kitanaza na undi nta nubwo kibaho nta nubwo bazanacyubaka byose byari impimbano uranyumvira aho hantu nuko nyine barahura ubwo mu madokima twagiye dusoma bati ariko Nelson ati ntabwo mbizi sinzi ko bino bintu aya mafaranga ni menshi ubwo nyine Emmanuel nyine wari wigize deputy warigize governor amusobanurira ariko nta kibazo niba wumva ko utabishoboye dufite abandi bantu baduha barimo kuduha cash undi mugabo ati noneho ino deal ko igiye kuncika ndabigenza gute hari abantu nyine bazi kuvugana nyine amushirira mu charm ariko nabyo ati ntabwo mbizi ubwo nyine ni Nelson nyine ubu ngubu wari umuyobozi wa banki Noroeste yo muri Brazil Nelson Sakaguchi none nyuma yo muri ibyo biganiro nyine n'uwo Emmanuel wari wigize Paul arambwira ati ariko nukora ino deal tuzaguha komisiyo ya miliyoni 10 z'amadolari icyo gihe murumva ni amafaranga menshi Nelson ati ahubwo kukitahereye aho ngaho nuko nyine ubwo bava muri London anamuhaye deposit ya miliyoni 3 kugira ngo nyine yumve ko kugira ngo baramusagiye iyo deposit kugira ngo nyine babe bazi ko ari serious reka atarimo kubakinisha
nyuma nyine mu myaka nk'itatu gutyo bara Nelson yarayohereje miliyoni 242 mu buryo ariko butandukanye muri banki zitandukanye hose mu isi. Ubwo rero Emmanuel wagiye yakira nawe ntabwo yize n'intiti, yakoraga muri banki, azi ukuntu amafaranga bayahisha n'ukuntu bagenda bayohereza mu bipande ku buryo nyine batajya babikurikira, ahubwo arayafata amenshi ayashyira mu mazu assets, ayandi ayashyira muri stock, ntabwo yose yahise agenda ngo ayarye, ayashize mu bintu. Story irarangiye, ntabwo yafashwe. eh harya turavuga ngo iminsi y'igisambo iwacu ni 40, ariko imyaka 3 irashize, amafaranga yose yarabonye, byose ni nkaho bigenze neza. Banki yo muri Spain ikomeye iti turashaka nyine gukora merger, turashaka ko banki yacu tugiye kugura banki yo muri Brazil ya Noroeste tuzihuze, ariko mbere ko bakora bazihuza ati mugomba gukora audit. Umwe rero undi mu director utari Nelson atase agiyemo kureba nyine audit, se banki yacu ko hari amafaranga bidasobanukiwe ahantu yaba ari bimeze gute, nuko babimenye ni gute aya mafaranga kabisa. Umwumva ko Nelson mu buryo butumvikana yabashe guhisha abandi aho izo iyo deal, ariko baza kubimenya gute? Kuko iyo banki muri Spain yifuzaga nyine kugura banki iyo ngiyo muri Brazil. Uwo mu director nyine aramuhamagara Nelson ati tubwirana amafaranga ari, undi arabanza kwanga, nyuma nyine ashiramo imbaraga cyane ati tugomba kubivuga, nuko yaje kumusobanurira yuko ari muri iyo deal n'aba Nigerian, kuko amafaranga batwaye yari hafi 2/3 by'agaciro cya banki icyo gihe yabo, ni menshi. Nyuma ya ubwo banki nyine itangira gushaka ukuntu bagarurira amafaranga yabo, kuko ubwo bagiye bashiramo investigation bamenya ko bati ino projet ntabwo ibaho, n'iki bimeze gute, batangira gushiramo imbaraga ngo bamenye ahantu ufite amafaranga yawo nyine n'iki. Ariko byagera muri Nigeria ntibishoboke, kuko Emmanuel yatangaga ruswa, ntihagire ahantu bijya, biranga pe, kuko Emmanuel afite amafaranga, yatanga za ruswa, bakohereza document ngo bakore investigation ntihagire bitambuka. Cyaje guhindura nuko haje president mushyashya, niba ari Obasanjo, atangira we Nigeria afite ikintu bita ngo EFCC, Economic Financial Crime Unit, nyine ni nka ribe nyine yabo nyine ishinzwe kumenya ibintu bya financial crimes. Nuko nyine babashije no kubijyamo, bajyana uwo mugabo Emmanuel mu rukiko, naho ntibyashoboka, atanga ruswa. Hari n'igihe byageze bani mu rukiko baruvana mu mujyi umwe bawujyana mu wundi mujyi, bawuvanye muri Abuja bawujyana muri Lagos. Bageze muri Lagos na hari bagize gutya bari mu nkiko, ati bombe imeze nabi, yashizemo imbaraga zose, n'umugabo ntago yoroshye. Nyuma yaho baza kumukatira imyaka 25, ariko afunga imyaka 2 baramurekura. Ahubwo ikintu kinatangaje no kumurekura, muri aya mafaranga yose yibye, mu mazu yagiye agura no mu bindi bintu, yabashije kugaruzwa asset zifite agaciro ka miliyoni 50. Ariko muranyumvira, birangira aho ngaho. Oya, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Umugabo yaracecetse, imyaka myinshi iratambuka, igera muri 2016 haje kuba ibintu bijyanye n'amakimbirane y'ubutaka, bivuga ko hari abantu bahapfiriye benshi.
aho niho baje kumushyira noneho mu rukiko baramufunga, na n'ubu ndumva sinzi niba byararangiye, ariko ntago ntago bamufungiye nyine bya burundu cyangwa ko barindiriye ko bamuha judgment kubera ayo mafaranga yibye, ahubwo ni ibindi bintu bijyanye n'ubutaka. Iyi niyo yari story, ejo ndababwira iyindi, nimumbwire icyo bitekerezaho muri comment, tuzongera.